izina ry'Umwami Yesu Kristo, ndasuhuza abantu bose mwese mudukurikirana, mwiyemeje gukurikira Umwami Yesu Kristo vuba bidatinze muzabona ingororano z'Umwami Imana. Abakunda ijambo bose n'abakunda umwuka wa Kristo w'ijambo ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Sagamba Gildas. Dutangiranye n'igitabo cy'umwanditsi Matayo ibice bibiri, turasoma igice cyose mu izina rya Yesu. Imana Data wa twese iri mu ijuru, Imana igira neza, Imana y'amahoro, igumye kubana natwe kandi tubabarire icumuro aho twayicumuye hose, maze duhe umutima usukuye kugira ngo twakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amina. Dutangiranye n'abahanga mu by'inyenyeri baza kuramya Yesu, ni Matayo igice cya kabiri. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu ntara y'i Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abahanga mu by'inyenyeri baturutse iburasirazuba bagera i Yeruzalemu. Barabaza bati, umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya. Umwami Herode yumvise ibyo ahagarika umutima, we n'abaturage bose b'i Yerusalemu. Nuko akoranya abakuru bo mu batambyi n'abigisha amategeko bose b'Abisirayeli, arababaza aho Kristo yajyaga kuzavukira. Baramusubiza bati, ni i Betelehemu mu ntara y'i Yudeya, kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu yo mu Buyuda ntabwo uri uw'inyuma mu butegetsi bw'Ubuyuda, kuko muri wowe hazaturuka umutegetsi uzaba umushumba w'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode atumiza ba bahanga, arabihererana, ababaza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Nuko abatuma i Betelehemu avuga ati, nimugende mubaririze neza iby'uwo mwana, nimumubona muzabimenyeshe nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nibwo iyo nyenyeri bari babonye bakiri iburasirazuba ibagiye imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana ari, irahagarara. Babonye iyo nyenyeri barishima cyane. Nuko binjira mu nzu basanga umwana ari kumwe na nyina Mariya, bamwikubita imbere baramuramya. Bahambura ibintu bazanye bifite agaciro barabimutura, byari izahabu n'ibubani n'imibavu y'igiciro. Nuko Imana imaze kubaburiza mu nzozi ngo be gusubira kwa Herodi, baherako banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Bamaze kugenda, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yozefu mu nzozi, aramubwira ati, byuka ujyane umwana na nyina muhungire mu gihugu cya Misiri, mugumeyo kugeza igihe nzakubwirira, kuko Herode agiye gushaka umwana ngo amwice. Iryo joro Yozefu arabyuka ajyana umwana na nyina bajya mu Misiri. Bagumayo kugeza igihe Herode apfiriye. Ibyo byabereye kugira ngo bibe nk'uko Nyagasani yari yaravuze atumye umuhanuzi ati, umwana wanjye naramuhamagaye ngo ave mu Misiri. Herode abonye ko ba bahanga bamutengushye ararakara cyane, nuko yohereza abantu kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu n'abo mu mirenge yose ihakikije. Bamaze imyaka 2 cyangwa batarayigezaho, agereranyije n'igihe ba bahanga bari bamubwiye ko aribwo babonye ya nyenyeri. Bityo biba uko byavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya agira ati,
induru yumvikaniye i Rama, humvikanye n'amarira n'umuborogo mwinshi. Rasheli ararira aririra abana be yanze guhozwa kuko batakiriho. Nuko Herode amaze gupfa, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yozefu mu nzozi akiri mu Misiri, aramubwira ati byuka ufate umwana na nyina musubire mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kwica uwo mwana batakiriho. Yozefu arabyuka ajyana umwana na nyina bagerana mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise ko Arikelawo mwene Herodi yabaye umwami w'i Yudeya asimbuye se, atinya kujyayo, niko kuburirwa ari mu nzozi ngo ajye mu ntara ya Galileya. Nuko ajyayo atura mu mujyi witwa Nazareti, kugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'abahanuzi ngo azitwa Umunyanazareti. Haleluya! Muhabwe umugisha n'Imana. Ni amagambo meza yabonetse mu gitabo cya Matayo ibice 2. Nta kindi twarimo tubwirwa uretse ko twabwirwa yuko Yesu Kristo amaze kuvuka, hari abanyabwenge bagereranyije igihe cy'inyenyeri baza kuvumbura yuko uko byamera kose umwami Kristo yamaze kuvuka. Baba babibonye barangije baravuga bati umwami Yesu yavutse, kuko ibihe twabipimye tubona yuko umwami Kristo yavutse. Ahubwo muri isi umwami yabonetse, tujye kumuramya. Hari abahanga mu gupima iby'ikirere bazi kugenzura bakamenya uko ibihe n'iminsi bizajya bimera, bakaba bashobora kumenya ikintu kigiye kuba muri uwo mwaka. Haleluya! barangije ariko barimo imbaraga z'Imana ngo baragenda. Nuko bari kugenda ngo ariko hari inyenyeri yari kubagenda imbere. Uko niko gukomeza kugenda, baragenda barangije ngo bageze i Yerusalemu batangira kubaza ngo mbese uyu mwami yaba yavukiye he? Haleluya! batangira kubaza umwami yaba yavukiye. ngo ariko Herode akibyumva agira ubwoba ati none se ni gute naba ndi umwami mu gihugu cya Isirayeli? Uwo mwami ugiye kuza ni mwami nyabaki? Ni umwami ugiye guturuka he? Aho ni naba ngiye gusimburwa ku ngoma? Yarazi ko Kristo wavutse, uwo mwami ari gushaka ubwami bw'isi, yarazi ko ubwami bwe ari ubwo mu ijuru, ahubwo butegereje umunsi azabubona muri Edeni, akagarura isi akongera akayitegeka. Hanyuma aravuga ngo uko biri kose ngiye gusimburwa karabaye. Aravuga ati noneho rero ese ibyo ni ibiki? Aragenda ngo araterateranya bose, ndetse n'abaturage aravuga ati he, umwami wacu bagiye kumusimbura karabaye. ngo nabi bose bagira ubwoba bwinshi cyane. Haleluya! ku munani ngo nuko abantu b'i Betelehemu, ngo nuko kuri 5 baramusubiza ati ni Betelehemu mu ntara ya Yudeya, kuko ariko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu yo mu Buyuda ntabwo uri w'inyuma mu butegetsi bw'Ubuyuda, kuko muri wowe hazaturuka umutegetsi uzaba umushumba w'ubwoko bwanjye bw'Abayisirayeli. Urumva, Isirayeli hagiye kuza umuntu uzaragira ubwoko bw'Abayisirayeli, kandi yari yahawe inshingano zo kuba umwami, akageza ubwo abarinda ndetse akabayobora. Aravuga ati karabaye, ingoma yanjye igiye gusimburwa. Haleluya! ngo kuri 3 ngo umwami Herodi yumvise ibyahagarika umutima we n'abaturage bose b'i Yerusalemu. Baravuga ati karabaye, Herode hari undi umwami ugiye gukuraho Herode amusimbura. Ariko bari bibeshye cyane. ngo nuko arangije arabatuma, ngo arababwira ati noneho nimugende mujye Betelehemu, hanyuma nimumara gushikayo mwebwe ubwanyu mugende mujye aho hantu, nimurangiza muneke neza muzaza kumbwira
nanjye nzajya kumuramya, ariko ntiyashakaga kumuramya. Ariko ngo bageze mu ijoro, hanyuma marayika inyenyeri imaze kubereka aho umwana ari, bamutura ibyo bamutura amaturo bagombaga bari bamuzaniye. ngo ariko bageze mu ijoro, oh haleluya, ngo marayika araza arabwira ngo rero muhunge, ndagira mbabwire ngo nimukomeze indi nzira, mwe guciranzira, ndetse nimukomeze kwa Herode. binyura indi nzira, abonye ko bamutengushye aravuga ati banengushye. ariko ngo ndetse umwami Imana yohereza marayika niko kuza, araza yegera Yozefu ati hungisha umwana umujyane mu Misiri, muri Egiputa, kuko barashaka kumwica. ariko ngo Herode agiye gupfa abona ko yatengushwe, aravuga ngo none mu mirenge ihereranye na Betelehemu ni Betelehemu mugende mwice umwana wese w'umuhungu utarageza imyaka 2, uyifite ndetse n'utarayigeza wese mukureho. aricara avuga ati uko biri kose ingoma yanjye umuhungu wanjye ugiye kuyijyaho, ndakeka nta wundi mwana uzamuvangira. ariko ntiyamenya yuko umwana marayika yamaze kuburira Yozefu agahungisha umwana mu Misiri, niko kumugarura. ariko ngo ntiyasubira i Betelehemu, aravuga ati uko biri kose himye umuhungu we nawe yamera nabi, aragenda ahubwo yigira i Galilaya. nicyo cyatumye avuga ngo azitwa Umunazareti, nk'uko byari byarahanuwe. byatumye Yesu avuga ngo ni Umunyanazareti, bakajya bamwibeshaho bazi ngo ni uwo muri Nazareti. ntibibuke yuko yavukiye muri Betelehemu, ahubwo agahungishwa akagaruka agatura i Nazareti. oh haleluya. aya ni amagambo y'Imana, ntabwo ari amagambo yanjye ndimo mvuga, ahubwo ni amagambo y'Imana. umwami arashaka ko tumenya ibyanditswe byera, arashaka ko dusobanukirwa iby'iminsi turimo. oh haleluya. arashaka ko dupima, tugatangira gupima ikirere, tugatangira gupima iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, tugapima inyenyeri, tugapima inyanja, tugapima uburyo imiyaga iri kugenda, tugapima imizenguruko y'isi, tugapima ibihe n'iminsi, tukamenya igihe tugezemo, tugapima ibyerezo n'intambara n'imihuha byose n'ibimenyetso, tukabasha kumenya niba Kristo ari hafi kuza, cyangwa niba ageze ku muryango ari gukomanga agiye kwinjira, tukamenya ko tumukingurira akinjira, ubundi tugataha mu ijuru. haleluya. abakunda Imana n'abakunda ijambo mwese ndabasuhuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. amahoro y'Imana abane namwe abankurikiye mwese. kadukomeze n'ibyanditswe bibishimangira. Hoseya 11:1 niho tugiye kureba mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Hoseya 11:1. Hoseya turareba 11:1, turasoma mu izina ry'umwami Yesu Kristo. uhoraho aravuga ati Isiraheli akiri umwana naramukundaga, uwo mwana wanjye naramuhamagaye ngo ave mu Misiri. haleluya. ndagira ngo babwire ngo uyu ni Yesu wari uri kuvugwa. nyamara uko narushagaho kumuhamagara niko yarushagaho kumunga. ibigirwamana Bali yabitambiraga ibitambo, yosereza imibavu amashusho yasengaga. mwihangane. uhoraho aravuga ati Isiraheli akiri umwana naramukundaga. iki ni igihugu cya Isiraheli. uwo mwana wanjye naramuhamagaye ngo ave mu Misiri. uwo ni Kristo wahamagawe. ariko ibice bibiri abayisiraheli bakomeje guhunga umwami Imana. haleluya. reka twongere dusome muri Yesaya 43. turasoma mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Yesaya 43. turasoma mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
kadusome mu izina rya Yesu. 43. Nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganye inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu inzira mu kidaturwa. Amina. Yesu ataravuka, murabizi neza ko habanje kuza Yohana. Niwe warangururaga mu butayu agira ngo batunganye inzira y'Uhoraho. Uhoraho yari yavutse, ariko igihe cyose icyiza kibaye hagomba kuza n'ikibi. Icyo cyatumye Herode yica abana b'abahungu Rasheli, akanga guhozwa nk'uko byanditswe, abahungu be batakiriho. Ariko nubwo yabicaga yari azi ko gwanje umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana ntujya urwanywa na hato. Uku ni ku byanditswe byera bivuga. Abantu mwese muri kunyumva, muhabwe umugisha n'Imana. Ndagira ngo mbararikire kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzaba turi kureba noneho gahunda ya Yohana. We na Yesu ninde wabanje? Uwavutse mbere ni Yohana, ariko ubukozi ubwabanje ni ubwandi. Yesu yakoze ryari, Yohana yakoze ryari? Bararikira ikiganiro cy'ubutaha. Mu izina rya Yesu Kristo, nsengera abankurikiye bose, ubaho umugisha n'amahoro, ubaha ibyo umutima wabo usaba, kuko bakunze ijambo kuruta uko bikunda. Amaganya yabo yakire, ibibaremerera ubibaruhure. Basabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amina.